mbashimire bakunzi b'ibihamya TV muri abantu n'ukuri twaboneyeho umugisha kuko mudukurikira buri munsi mugatera comment na like na share ibyo bintu rero byaratunejeje. Ariko hano imbere ya kamera mafite umutumirwa yambaye neza ariho amavuta y'Imana arimo araseka nk'umuntu Imana yasekeje. Ari umuntu umwe wavuze ngo Imana iransekeje ngo n'abazabyumva bazasekana nawe rero abantu bari bukondo n'ubutumwa utuzaniye basekane nawe bafashe bumva ubutumwa bari guseka. Urasa neza ikora kikarema ibitwenge mu buzima bwawe. Bivuze ngo Mana nanjye ikireme pe. Hari abantu bavuga ngo ngiye ngo sinshobora guseka ariko si yasekeje Sara na Aburahamu umva we byananira ni wabo. Oya yasekeje Vumiriya se urumva we byayinanira ku buzima bwawe. Ntabwo bibaho. Niba uvuga ngo nambaye neza abanza umbaze hirya yo kwambara neza mbere yo kwambara neza byagenze bite? Reka tubaze gashimira abantu bakaze subscribe namwe mutari mwakanda mbabwire ngo Imana ibaha umugisha ariko mukandeho kugira tukomeje kwagura umurimo w'Imana. Ikindi kandi hari umuntu dukurikira ari mu bitaro umuntu dukurikira arwaye afite intambara n'amakuba ndagira mubwire ngo wowe ufite ikibazo cyari cyose hejuru y'ibyo hari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zibohora, zikuraho amarozi, zikuraho iki bese ni imbaraga zibatura umuntu zikamukura aho yabatamye zikamushyira ku kindi cyiciro. Rero Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu ishoboye byose. Ndagira ngo nakire umukozi w'Imana abibwire akimara kubibwira asenga Imana mwakira abagezaho ubutumwa Imana yamuhaye. Uko bisanzwe nitwa Vumiriya Jean Claude. Turabashuhuje abadukurikirana bari Afurika bari ku migabane itandukanye Aziya, Australia, Canada, ku migabane itandukanye mwese turabaramukije abari za Amerika mu bihugu duturanye. Imana ibaha umugisha mukomeje kutwereka umutima w'urukundo mukomeje kutwereka ko turi kumwe. Turabahaye ikaze rero muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Imana yacu uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Jehova Ravuri Elohim El Shaddai, uri ngabidukingira ku manywa na nijoro. Ndasenze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo umwuka wawe abe hagati muri twe, ibendera ry'ubutsinzi rizamurwe ku muntu wese tugiye kubana. Iri jambo rizura ibyapfuye, iri jambo riha ubuzima ibidafite ubuzima, iri jambo rirema icyerekezo, iri jambo rigira ibintu rikora mu buzima bw'umuntu wese udukurikiranye. Abarwayi bakire gukira mu izina rya Yesu. Abadafite kwizera turasenze ngo ubaremere ibyiringiro ubahe kwizera. Ndagushimiye kubikoze kandi kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo, urwandiko rwandikiye Abaheburayo. Bwana sifiwe sana. Abaheburayo igice cy'icumi ku murongo wa 38. Abaheburayo 10:38 hari ijambo rivuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Nagira ngo mvuge uyu mwanya ijambo rifite umutwe uvuga ngo kwizera kuguhesha ubuzima. Amen. Ndavuga ijambo rya mbere, kwizera kuguhesha ubuzima, kwizera kuzura ibyapfuye bikabaho, kwizera kurema ibitariho bikabaho. Uko niko ukeneye mu minsi nk'iyi ngiyi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo ntabwo azwi, bamwe bakekeranya ko ari Paulo bitewe n'amagambo arimo n'amagambo y'ubwenge n'icyo, ariko icyo ngewe mbona nuko uyu muntu yari azi Imana, nuko uyu muntu yakoreshejwe n'Imana, yanditse ahugura, yanditse yigisha, ariko ageze muri kiriya gice c'10:38 Imana imuvugiramo. Iyi ni Imana ivuze, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Aravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Bwana sifiwe sana, haleluya. Aburahimu ni sekuruza mu wizera. Imana iramubwiye ngo yimuke mu Itangiriro 12. Bibiliya ivuga ngo yimuka atazi iyo agiye, ariko ngo icyo kintu agikoze ngo yizera Imana. Kwizera Imana ngo bita bimuviramo gukiranuka. Yakoze kimwe kibyara ikindi. Aburahimu, haleluya, Imana imuvana muri Uri y'Abakarudaya yaramubwiye ngo imuka, arimuka, yimuka atazi iyo agiye. Bibiliya iravuze ngo Imana imubwira ibintu bikomeye, iramubwira ngo nzakugira sekuruza w'amahanga, nzogeza izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Nzaguha umugisha, abazakuvuma imivumo ntizafata, ahubwo nzahindura ya mivumo ingira umugisha. Imana ishimwe cyane. Aho uzakandagira hazaba umugisha, uzakuvuma imivumo niwe izafata. Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo nzakugira sekuruza w'amahanga. Ikindi Imana yavuganye na Aburahimu, yabonye kumuha umugisha bidahagije ngo imugira umugisha. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo kwizera kurema ibitariho
bikabaho. Imana ishimwe cyane. Iyo urebye inyanja urebesheje kutizera ubona nta nzira iriyo, ariko iyo urebesheje amaso y'umwuka ubona harimo ikiraro. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndashaka kuvugana n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, mbabwire ngo hari ukwizera ukeneye mu buzima bwawe, ukwizera kurema ibitariho bikabaho. Abenshi iyo Imana ivuganye nabo birebera mu buzima barimo. Iyo Imana ivugana nawe ntivugana nawe ishingiye ku buzima gusanzemo, ahubwo ivugana nawe ishingiye kubyigambiriye kuzakora ku buzima bwawe, ikurebera mu hazaza hawe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ireba Dawidi nk'umushumba ntimwite umushumba, ahubwo ikamwita umwami. Iyo abantu bamureba nk'umushumba, ariko iyo Imana imurebye imubona nk'umwami. Niyo mpamvu ireba Josefu wanyuze mu mateka akomeye, ntabwo ndi buyinjiremo, ntiyite ko ari gukora akazi ko mu rugo kwa Potifari, ikamureba nk'igikomangoma. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo kwizera, amen, kurema ibitariho bikabaho. Bwana sifiwe sana. Bibiliya yavuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzigera umwishimira. Yavuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma kugira ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Navuze amagambo atatu ukeneye mu buzima bwawe: kwizera kurema ibitariho bikabaho, kwizera kuzura ibyapfuye, kwizera, haleluya, kukubeshaho. Ayo ni amagambo ukeneye mu mibereho yawe mu buzima bwawe. Nagira ngo mbabwire impamvu abasore bemeye kujya mu muriro, bari bizeye Imana izimya umuriro. Imana ishimwe cyane. Impamvu Daniyeli yemeye ko bashobora kumuha intare kandi zishonje, yari yizeye umuremyi urema intare. Aravuga ati ndabizi ko nziranye n'umuremyi wazo, ntacyo ziri mu ntware. Ndashaka kuvuga rero n'ubuzima bwanyu muri uyu mwanya, Imana iguhe kwizera kuzura ibyapfuye ku buzima bwawe. Imana iguhe kwizera kurema ibitariho bikabaho. Haleluya. Imana iguhe kwizera kukubeshaho mu gihe nk'iki ngiki. Bibiliya iravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Buriya ushobora kuba ufite amafaranga menshi kuri konti, ibyo ntibiguheshe kubaho, ukayapfana ugapfa kandi ahari. Bwana sifiwe sana. Ushobora kuba ufite inshuti, ufite imiryango, ariko ibyo ntibikubesheho, ariko kwizera kwakubeshaho abandi batabereyeho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kwizera Aburahimu yari afite niko kwatumye Imana imusabiye Isaka. Wari ugeze mu myaka 17-16, ntiyashidikanya, aravuga ngo yamumpaye ngeze mu zabukuru nigiye kumwisubiza. Haleluya. Yatumye ambyara ngeze mu myaka 100, yanamuzura. Abaheburayo baravuga ngo yizeye ko Imana ishobora gufata ivu, igafata ivu rya Isaka amaze kumutamba, ikongera ikavanamo Isaka, ikamusubiza Isaka ari muzima. Ndashaka kuvugana n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya. Imana iguhe kwizera kurema ibitariho bikabaho, kwizera kuzura ibyapfuye bikakira ubuzima. Haleluya. Kwizera kukubeshaho aho abandi batabereyeho. Bibiliya iravuze ngo Aburahimu ajyana n'abagaragu arabwira ngo nimufate amatandiko bayashyira ku ndogobe, bafata ibyo bagomba gukoresha bagiye gutamba. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo bageze imbere abwira abagaragu be ngo nimusigara aha, turabagarukaho njyewe n'umuhungu wanjye turi bubagarukeho. Kandi yavuye mu rugo Imana imubwira ngo ugende utambe Isaka, numara kumutamba, Imana ishimwe cyane, ndaguha umugisha, ndakugororera ingoro rikomeye. Ariko Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo ageze imbere abwira abagaragu be, arababwira ngo nimusigare hano, turaje mu kanya. Ariko urumva ni ijambo ribusanye n'iry'Imana yavuze bava mu rugo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni ijambo ribusanye n'iry'Imana yavuze bari kuva mu rugo, turaje. Imana yavuze ngo umutwike, ariko mu kwizera kwa Aburahimu yari afite ijambo rihindura ibintu. Yari afite kwizera kurema ibitariho bikabaho, yari afite kwizera kuzura ibyapfuye bikakira ubuzima. Amen. Yari afite kwizera guhesha ubuzima ibidafite ubuzima. Navuze ngo gutunga ukwizera, haleluya, kuguhesha kubaho, kuzura ibyawe byapfuye. Bibiliya yavuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Yavuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ndashaka kuvugana n'abadukurikiranye muri uyu mwanya. Kwizera kwa Aburahimu kwagaruye Isaka agaruka mu buzima. Bageze imbere, umuhungu we yaramubajije ngo none ko dufite ibitambo, tukaba dufite ibyo ibikoresho n'iki n'umuriro, igitambo kiri hehe?
aramubwira ngo nitugera ku musozi w'Imana Uwiteka ari bwirongere igitambo ari bukishakire. Muri Aburahimu harimo kwizera kurema ibitariho bikabaho, harimo kwizera guhindura ibintu, imigambi y'Imana igahinduka. Bageze ku musozi, Muzehabo aboha umwana amuboshye ngo afate inkota, agiye kumutera inkota ngo marayika w'Imana ahagarara ku kirere ahamagara Aburahimu, aramubwira ngo Aburahimu, ntugire icyo utwara umwana wawe, sigaho, nagira ngo ndebe ukwizera kwawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kwizera kwa Aburahimu niko kwatumye umwana we Isaka adapfa. Imana irema intama uwo mwanya, irema igitambo uwo mwanya ku musozi, Imana yironkera igitambo. Nagira ngo mvugane n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, Imana igiye kwironkera igitambo ku buzima bwawe. Haleluya. Ntubone ibibazo urimo n'intambara urimo, ahubwo bona Imana ishobora byose, bona Imana y'imbaraga, bona Imana y'inyamaboko, bona Imana irema ibitariho bikabaho. Aburahimu yarengeje amaso icyo kigeragezo yakiriye, abona Imana yakoze mu gihe abantu bavuga ko byarangiye. Imana ire mu buzima kuri Aburahimu, Imana haleluya imuha amasezerano akomeye kubwo kwizera, agatamba umwana we Isaka. Ndashaka kuvugana namwe mwebwe mudukurikiye muri uyu mwanya, Imana igiye kwironkera igitambo. Haleluya. Igiye kwironkera igitambo ku buzima bwawe, aho wabonaga nta kintu. Nagira ngo nkubwire ngo kwizera uri bwakire muri uyu mwanya kurarema ibitariho bibeho. Kwizera kwa kwinjiza aho bene wanyu batigeze binjira, kwizera kware mu buzima. Haleluya. Aho ubuzima butari, ubuzima bukaremeka. Bibiliya yavuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Bavuze ngo ariko twebweho dufite kwizera ngo kureka kwizera ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera mu buzima bwacu kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ndashaka kukwatura aya magambo muri uyu mwanya. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana, niwizera urakira impinduka mu buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bibiliya itwereka undi muntu wagize kwizera guhindura ibintu. Dawidi ajya kurwana no mu Filisitiya, byagaragara ko urugamba rwananiye igihugu cyose. Abasirikare bakomeye bari bananiwe, abajenerali bari bananiwe, Sahuri umwami wa Isirayeli, umwami w'indwanyi yari yananiwe, Abuneri mwene Neri generali yari yananiwe, bakuru ba Dawidi babo ofisiye ba Muneri ba Eliyabu ba Elishama n'abandi bavukanaga na Dawidi bari abasirikare bakomeye. Urugamba rwari rwabanani, ingabo zose zari mu mwobo mu ndake. Ariko ngo Dawidi ageze mu kirorero aho barwaniraga, arabaza ngo uriya muntu usuzugura Imana ya Isirayeli ni muntu ki? Baramubwira ngo ni Umufilisitiya. Arasubiza ngo Umufilisitiya utarakebwe asuzugura Imana, agasuzugura n'ingabo z'Imana. Arababwira ngo ndamwica nk'imwe mu idubu n'intare nagiye nica. Dawidi ngo ashingira ku by'Imana yakoze ku buzima bwiwe. Avugana na Sahuri yiyemeza kujya kurwana rwa rugamba, yaramubwiye ngo Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bibiri iravuze ngo Dawidi yemeza guhangana n'Umufilisitiya Goliyati. Abandi bajyanye intwaro zikomeye, ntibagira icyo bahindura ku rugamba rwari ruriho, ariko Dawidi ngo ajyana kwizera ku rugamba. Aravuga ngo yabanye nanjye abantu badahari, irabana nanjye imbere y'Umufilisitiya utarakebwe. Atora amabuye, atoye amabuye 5 mu mugezi ngo ayashyira mu mvumba, agera mu kirorero mu kibaya. Nk'uko Goliyati asanzwe yivuga, ngo aza kwivuga asuzuguye ingabo. Ntibajya mu mwobo nk'uko asanzwe abizi, ahubwo nabo ngo bagenda bamusatira. Dawidi ngo avugana n'Umufilisitiya, aramubwira ngo Imana wasuzuguye ya Isirayeli uyu munsi irakungabiza, ndaguciye ihanga. Muramenya ko muri Isirayeli harimo Imana ishobora byose. Umufilisitiya abonye indeshyo y'uyu Dawidi ngo aravuga ngo uyu mwana w'umugenda ukigaragara amasireka mu maso, uyu ndamwica ntakoresheje intwaro. Sindi bukoreshe intwaro za gisirikare, sinkoresha imbunda, sinkoresha inkota, sinkoresha icumu. Ngo yabwiye uriya mwana, aramubwira ngo uyu mwanya ndagufata mu kiganza ngo ushwanyaguze, nkubagira ibisiga bikurye, ngo agarukira aho ngaho. Dawidi abaza Umufilisitiya, aramubaza ngo ni wowe wishe ingabo zose zaguye hano mu kibaya? Aramubwira ngo ni ngewe. Dawidi asubiza Umufilisitiya Goliyati, aramubwira ngo nturi bunshobore, kuko Imana ya Isirayeli wasuzuguye uyu munsi irakungabiza
ndaguca igihanga, muramenye ko muri Isirayeli harimo Imana, ari wowe n'Abafilisitiya bene wanyu, biramenyekana ko muri Isirayeli harimo Imana. Dawidi ngo asatira Umufilisitiya, bajya muri sisiteme buri muntu wese uko yitoje. Dawidi ngo ashyira ibuye mu muhumezo. Bibiri iravuga ngo Dawidi arazunguza, ngo azunguza arekura ibuye rifata mu ruhanga ry'Umufilisitiya. Umufilisitiya agwa hasi, ngo agwa hasi yubamye. Dawidi aravuduka afata inkota y'Umufilisitiya muca igihanga. Bibiri iravuze ngo Abafilisitiya babonye bibaye baravuduka barirukanka. Nta kindi cyatumye Dawidi anesha Umufilisitiya Goliyati. Niki cyatumye Dawidi yica Umufilisitiya? Ni ukwizera kwari kuri muri Dawidi. Yarebye Umufilisitiya ariko amaso ye ntiyagarukira ku Mufilisitiya, abona Imana isumba Umufilisitiya. Narababwiye abantu twaganiriye ngo iyo amaso yawe agarukiye ku bibazo ushobora kwicwa n'ihamuka, ariko iyo urebye ukabona ibibazo ukarenga ibibazo, ukabona Imana ikimura ibibazo, wakira ubuzima, wakira kubaho. Iyo urebye Umufilisitiya ukarenza amaso yawe Umufilisitiya, ubona Imana isumba Umufilisitiya. Iyo urebye Abanaki n'Abayebuzi n'Abaperesi bari muri Kanani Imana ivuga, hari igihe ugira ihamuka ukibona nk'inzige, kandi wari umuntu Imana yavuzeho, wari umuntu ufite amasezerano, wari umuntu Imana yavuze w'ibintu bikomeye, yarakubwiye umusozi, yarakubwiye Kanani. Nagira ngo nkubwire muri uyu mwanya, jya ubona Abanaki, jya ubona Umufilisitiya, ubona Imana isumba Umufilisitiya, jya ubona Umunaki, ubona Imana iri bukugabiza Abanaki. Nagira ngo mbabwire abantu bafite amasezerano bavuganye n'Imana, kwizera kurarema, kwizera niko kuzakugezaho Imana ivugana nawe. Nagira ngo mbibutse ko umuntu wese watakaje ukwizera mu rugendo ntabwo yarenze ubutayu, ntabwo yarenze ubutayu, yaguye mu butayu. Ariko uwahaye agaciro iby'Imana yavuze, akizera iby'Imana yavuze, yarenze ubutayu, yageze aho Imana ivuga. Yoshuwa na Kalebu bizeye iby'Imana yavuze, bageze i Kanani aho Imana ivuga. Ariko abandi bimuye Imana mu buzima ntibarenze ubutayu, baguye mu butayu. Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, wowe uri kutwumva muri uyu mwanya, zamura kwizera mu buzima bwawe. Iyo ubonye Yeriko ukabona uburebure bwa Yeriko n'uburumbarare bwa Yeriko, ushobora kutarenga Yeriko. Ariko iyo urebye Yeriko ukumva icyo Imana ivugana nawe kuri Yeriko, ukizera icyo Imana ivugana nawe kuri Yeriko, Yeriko yawe irariduka. Nta kindi cyatumye Yeriko iriduka, ni ukwizera Abisirayeli bari bafite mu buzima bwabo. Yoshuwa Imana yamubwiye ngo muzenguruke 7, nzanyura muri 7, buri munsi mujye muzenguruka 7, musubire mu mahema yanyu, ku munsi wa 7 nzaritura Yeriko. Bibiri avuga ngo bazengurutse iminsi itari mikeya babona nta mpinduka. Ariko umwanditsi umwe n'umuhanga yaravuze ngo Imana iritura Yeriko ntabwo yahereye aho Abisirayeli babona, ahubwo yahereye aho batabona. Iragenda ihera muri fondasiyo mu mizi, bakabona nta cyahindutse. Ariko amasengesho ya bucece yakoze ikintu gikomeye ku buzima bw'Abisirayeli. Wowe umaze igihe usenga, wowe umaze igihe uvugana n'Imana, ukabona nta mpinduka uri kwakira, nagira ngo nkubwire ngo izere yavuganye nawe. Haleluya! N'Imana ivuga bikaba, n'Imana itegeka bigakomera. Iyo Yeriko iri imbere yawe irariturwa n'iki? Irariturwa no kwizera icyo Imana iri kuvugana nawe. Umuririmbyi wa 15 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Haleluya! Aravuga ngo isi n'ijuru naho byavaho, uwizera azabona amasezerano. Ubundi utari ku isi waba uri mu ijuru, utari mu ijuru waba uri ku isi. Ni ukuvuga ngo bivuyeho uyu we yari afite kwizera ko hejuru cyane. Aravuga ngo Imana izantende kubwo hagati y'isi n'ijuru. Urumva ko uyu muntu afite kwizera gukomeye cyane. Nagira ngo mbabwire bavandimwe rero, ureba ahantu byapfira guhakosore. Amen. Ndakwaturaho kwizera kurema ibitariho bikabaho. Ndakwaturaho kuzura kwizera kuzura ibyapfuye bikakira ubuzima mu buzima bwawe. Bibiliya yavuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya! Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Bibiliya Abayobora aravuga ngo umuntu ufite umutima utizera ntashobora kunezeza Imana. Nagira ngo mbifurize gutunga ukwizera. Izera Imana, ntushingire ku byo ufite, ahubwo ushingire ku byo Imana yavuze. Amen. Ushingire ku masezerano ufite, ushingire ku byo Imana yavuganye nawe. Bibiliya iravuga ngo Shimiyoni yari yarabwiwe n'umwuka ko atazapfa atabonye umwami wa
w'amahoro Yesu Kristo. Abandi bangana na Simiyoni barapfa, ariko Simiyoni icyo Imana yavuze kimuhuza, haleluya, kimuhuza no kubaho, kimuhuza n'uburame. Abandi barapfa ariko Simiyoni abaho. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana ivugana nawe nagira ngo nkubwire, amen, kizana uburame, kizana kubaho. Iyo usomye igitabo cyo Kubara 19:23 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane. Ni igihe Baramu na Baraki ngo bari baje kuvuma Abisirayeli, ariko basanga hari Imana yavuze umugisha mbere y'uko bazana umuvumo. Nagira ngo mbabwire abadukurikiranye muri uyu mwanya, icyo isi ivuga ntabwo gifite uburemere kurusha icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Icyo abantu batangaza ntabwo cyahanagura icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko icyo Imana ivugana nawe cyahanagura icyo abantu batangaje ku buzima bwawe. Abantu babonaga Yosefu ngo bamwitaga Karosi, ariko Imana yo yamubone ikamubona ari premier minister. Nagira ngo mbabwire, aho yanyuze n'inzira yanyuzemo ntabwo byatumye aticara ku ntebe Imana yavuze. Nagira ngo mbabwire muri uyu mwanya, hari amaboko akunaga ariko aguha transferi akwerekeza aho Imana ivugana nawe. Wowe icyo usabwa ni ukwizera yuko icyo Imana yavuze ntikiburizwamo. Izere icyo Imana yavuze, haleluya. Icyo Imana yavuze ntakumirwa. Nubwo uyu Yosefu yanyuze ahantu hakomeye, ariko byamushyiriye intebe Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Kujya muri gereza kwa Yosefu ntibyatumye icyo yarose kidasohora. Nagira ngo mbabwire, Yosefu yarenze ibyo muka Potifari yamubwiye, aha agaciro icyo Imana yavuganye nawe, yizera icyo Imana yavuganye nawe. Ibyo byatumye amasezerano asohora ku buzima bwa Yosefu. Nshuti yanjye mukundwa wowe unyumva, nagira ngo nkwifurize ukwizera kurema ibitariho bikabaho, ukwizera guhindura ibintu, ukwizera kuzana ubuzima ku bidafite ubuzima. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hariho abantu b'intangarugero twakwigiraho. Ufate nk'uyu muntu bita Morodekayi, yizeye Imana, aha agaciro icyo Imana yavuze ku buzima bw'Abayuda. Nubwo hari imbaraga zatuma yakubarara, nubwo hari imbaraga zatuma ahinda umushyitsi, ariko yaravuze ngo no, mu ijuru hari Imana isumba ibyitwa Imana byose. Yanga kuburarira Hamani. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo mu gihe yagapfuye Imana izirikana ukuntu yayihamije, ndetse birubukwa n'ibyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Birangira Imana ikuye urupfu ku buzima bw'Umuyuda kandi ikura urupfu ku buzima bw'Abayuda. Bibiliya iravuze ngo inzandiko zaregaga Abayuda Imana izitesha agaciro, ibyara urupfu Imana ibihindura ubuzima. Bibiliya irivuze iki? Esiteri 9:1 haravuga ngo umunsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho ububasha, ibintu birahinduka. Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nagira ngo mbabwire muri uyu mwanya, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Hari ibintu Imana iri buhindure ku buzima bwawe, hari ibintu Imana iri buhindure mu muryango wawe, hari ibintu Imana iri buhindure mu mikorere yawe, hari ibintu Imana iri buhindure mu bana bawe. Wowe zamura kwizera. Nagira ngo nkwatureho kwizera kurema ibitariho bikabaho. Imana ishimwe. Ngo Imana yakoze ikintu ku buzima bw'Abayuda. Bibiliya iravuga ngo bacya ku mutima ariko bacya n'inyuma, ngo ku buryo buri muntu wese yiyise Umuyuda akajya yita n'Umuyuda n'utari Umuyuda. Imana ikora ikintu ku buzima bwawe, gihindura ibintu ku buzima bwawe. Imana ikora ikintu mu mibereho yawe gihindura amateka y'ubuzima bwawe. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya yavuze ngo ukwizera niko kwasatuye inyanja, ukwizera niko kwaremeye umuhanda mu nyanja itukura, ukwizera niko kwatumye Abisirayeli baca mu nyanja nk'abaca ku muhanda muri kaburimbo. Ukwizera niko kwaremye Mana mu butayu, ukwizera niko kwaruye amazi y'Imara, ukwizera niko kwabyaje igitara amazi, ukwizera niko kwahiritse Yeriko, ukwizera niko kwatumye Gideon ajya ku rugamba, ukwizera niko kwatumye Dawidi anesha Umufilisitiya, ukwizera niko kwatumye Yeshuwa na Kalebu bahamye igihugu. Baravuga ngo niba Uwiteka Imana twishimira azatugabiza Abanaki, tuzabarya nk'abarya imitsima. Nagira ngo mbifurize uko kwizera, mutungo ukwizera, ukwizera kurema ibitariho bikabaho. Niba Imana yaravuganye nawe, wireba ubuzima urimo, reba icyo Imana ivuganye nawe. Icyo Imana ivuze kingana n'ikikoze. Nagira ngo mvugane n'abantu bafite amasezerano amaze igihe. Haleluya. Amasezerano nubwo yatinda ariko ntahera. Icyo usabwa wowe ni ukubaha iyavuganye nawe, ni ukwitwara neza, ni ukubaha
Imana yagusezeranyije ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Iby'Imana yavuze bizaba, abantu babyemera batabyemera, abantu babikunze batabikunze. Nagira nkubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe izere ko kizaba. Aho Imana yavuze kuzaba, aho Imana yavuze kuzatura, aho Imana yavuze kuzakorera, nagira nkubwire ngo izere icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Nagira ngo mbatureho umugisha muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. We wari umaze igihe ucitse intege, we wari umaze igihe wumva ukwizera kwawe kugabanukiye, nagira ngo dufatikanye gusenga n'Imana muri uyu mwanya. Wizere, ni wizere urabona ubwiza bw'Imana. Ndagushimiye mwami w'abami, uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, uri ubuhungiro bwacu Jehova Rava. Ndasengera uyu muntu wese wari udukurikiranye, mwatuyeho ukwizera kurema ibitariho bikabaho, mwatuyeho ukwizera kurema ubuzima, mwatuyeho ukwizera guhindura amateka, mwatuyeho ukwizera gutanga ibyo yari yarabuze bikaza ku buzima bwiwe, ukwizera kumugeza ku musozi w'amasezerano. Mu izina rya Yesu, ibyari bimeze nk'inyanja ubirememo inzira, ibyari bimeze nk'ubutayu ubirememo ubuzima, ibyari bimeze nk'ibirura nk'imara ubirememo uburyohe, ibyari bimeze nk'igitare bikomeye. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo ubimene, ubibyazemo igisubizo. Ibyari bimeze nka Yeriko ndatura ngo nibiriduke muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizikora ibikomeye, imbaraga zawe nizikora ibidasanzwe. Ndagushimiye ko ubikoze, ndagushimiye ko ubisohoje. Habwa icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.